Ubusanzwe tumenyereye ko inkoko zigira umusaruro utandukanye, tugendeye ku ifumbire. Iyi ni ifumbire, tukava ku ifumbire tukajya ku magi. Ifumbire iragurishwa, tukava ku ifumbire tukajya ku magi. Amagi muzi ko atanga umusaruro, si ibyo gusa, hakaba kuvukisha imishwi, ibyo ni undi musaruro. Tugakomeza, ariko noneho urabona nk'aha ngaha inkoko zawe ziba zimeze neza. Wagera aha ngaha inkoko zigatangira kurwara, ibintu biba byakomeye. Iyo zatangiye kurwara ibintu biba byakomeye. Nk'izi ngizi ubona ziba zarembye. Inama nakugira rero ni ugukoresha imiti y'ibyatsi, imiti y'ibimera, ikagufasha cyane ku buryo wakwirinda kugura indi miti iyo ari yo yose ya kizungu kandi wakaba yikorera iwawe mu rugo. Turahera kuri uwitwa bwunyu bwa nyamanza, abantu benshi barabuzi. Bwunyu bwa nyamanza buvura ibisebe, bukavura indwara zo mu maso ziba zazanywe na mikorobe zitandukanye. Hakaza urusenda, urusenda narwo ruri mu birwanya ibicurane no gukorora. Ni ibisanzwe by'urusenda byo. Hakaza icyitwa jinga se cyangwa tangawizi. Tangawizi urayifata ukayisya, ukayivanga n'indimu, ugakoramo umutobe se cyangwa ukayishyira muri blender, ukayivanga n'umutobe, warangiza ukavanga mililitiro 10 z'amazi z'umutobe wayo, ukazishyira muri litiro 20 z'amazi y'inkoko bitewe n'uko inkoko zingana. Hakaza icyitwa garlic cyangwa se tungurusumu. Tungurusumu nayo iri mu bintu byongera ubuziranenge se cyangwa ubuzima bw'inkoko bukaba bwiza, kuko habamo amavitamine atandukanye, habamo vitamine C na B. Izo rero zigafasha cyane. Akamaro ko gukoresha tangawize nakababwiye ko gafasha mu gutuma impyiko z'inkoko zikora neza, umutima wazo utera neza, bikabirinda ibicurane ndetse no mu kwiyongera se cyangwa muri production bikaba byiza cyane. Ni bya bindi nakubwiraga rero ko wafata indimu ukayivanga na tangawize, wabisekura, wabishyira muri blender ukabisya, warangiza umutobe wazo ukaba ari uza kuvanga n'amazi. Hari abazikoresha nk'ifu, byose birashoboka, cyangwa se ukazifata ukazikatakata, birashoboka. Ikindi rero, iyo ufashe tangawize ukayivanga na tungurusumu, ibyo bintu byongera ibiro by'inkoko, byongera ibiro, igatanga n'umusaruro ku magi cyane. Hakaza amakara. Amakara avura indwara nyinshi z'inkoko, cyane cyane buriya bukoko buza mu nkoko, buza aho ziba, hakaza indwara z'impiswi cyangwa se kuribwa mu nda bisanzwe, no ku bantu bakuru babikoresha mu bijyanye n'amarozi. Amakara arifashishwa cyane, nayo ni ukuyafata ukayavanga mu biryo se. Ikindi nababwira ni amababi y'ipapayi. Amababi y'ipapayi nayo agira akamaro kenshi ku nkoko. Yongera ibiro, gukorora kw'inkoko kwazo, ibicurane bidashira, ku nyamatotoro avanzemo amaraso, ibyo byose bivurwa nayo. Urayifata rero nayo ukayanika, ukayisekura, wamara kuyisekura amazi ariyo uyishyira mu nkoko.
Hakaza igikakarubamba, igikakarubamba nacyo kiri mu bintu bifasha cyane, igikakarubamba kivura inzoka, kwa kundi inkoko ubona iri guta amatotoro arimo amaraso ukabona ntuzi ibara, mbese ibyo ngibyo byose bivurwa n'igikakarubamba. Iyo miti yose murayisanga Hope Agri TV kuri channel iwawe Home Writing System.